Abakristo barashaka kurya resiturune batarawo, barashaka kurya ibihembo batarakora. Mana duha umugisha. Imana igabura unigeze nanga kubaho umugisha, mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa ibindi bizaza ari inyongera. Ariko iyo bavuze kwihana mu bwami bw'Imana ni bya bindi nababwiraga, buri kintu cyose tukora kigira amahame y'ubwami bw'Imana akigenga. Abantu bicara hano reka iki nyivuge kuko nabonye muri hano muri Kigali giteje ibibazo, bagashaka gukira bakora betting yabaye betting. Noneho numvise n'abaganga batangiye kuvuga ngo haraho zitangiye guteza indwara zo mu mutwe. And it's true. Uratwara ibihumbi 300 bi betting n'ibishira utahane depression. Niriya depression yonyine na betting ifitemo uruhare. Nta muntu wigeze akizwa n'amahirwe. Imikino y'amahirwe n'uwayitsindiye ntabwo iramba. Ibintu by'ubusa bigenda nkuko byaje. Hari principe zo gukira mu buryo bw'Imana ziri mu mahame y'ubwami bw'Imana. Ariko abantu babaye banebwe ngo ngiye ngo nzajya kubetinga ngo hanyuma nkire. Umara kuryoherwa ukagenda ukabetinga rimwe ugakubita ibihumbi 300. Hari umuntu rero wundi numvaga kuri radio yarabetinza kubita miliyoni 3. Hanyuma arabetinga batwara n'inzoka. Kuko yararyohewe agenda yongera byo yisanga n'inzu yagiye. Hariho n'abashyiraho n'abagore ho. Cyakora ubungira ngo barabarengera nabwo bakiba betinga. Ariko umva, Imana ifite uko yavuze tuzakira. Ntabwo tuzakira mu bintu by'amahirwe. Abantu bashaka guca mu nzira z'ubusamo bazakura y'agahinda kenshi, kuko ntabwo biri mu mahame y'ubwami bw'Imana. Imana irakubwira ngo umunebwe, umva, kugira ngo umunebwe azakire. Hari bashiki bacu ariko bo ntibaze kundeba nabi, ntabwo waje gusenga bo ntabwo bari hano. Kuko nuko biba bica kuri za YouTube, bamwe bazababwira bati pastor yabavuze nabi mu rusengero. Abantu bashaka gukizwa n'ubwiza Imana yabahaye. Uzigurisha ariko umenye ko ubwo bwiza nabwo ni marishandizi ishira. Kandi ikibazo nuko benshi ishira bataranagize no kwiteganyiriza. Ntabwo iyo nzira rwose irimo igisubizo. N'abahungu bayigiyemo muri no minsi, ariko uyu mujyi uri mu bugoryi bwinshi. Ibisarurwa ni byinshi nabambi. Barazigaye bona abasore nk'abari bakavuga ati ariko hano hari ibikecuru bikeneye kaya bosa. Erega bari hari. Ndabeshya se. Ibyo mvuga byo yanye n'umugore we. Bajya mu giterane cy'abubatse. Ababwira ukuntu yita ku mugore we, ukuntu amutetesha, ariko umugore akavuga uriya mugabo biriya bitewe ibyenda birambiwe. Arakomeza aravuga bigeza umugore arabyumva bimuri aratobeshesha. Umunsi Imana izabwira ngo nimumbeshesha muzahibwira ngo ikigoko. Uratinyuka ukarema ngo imbere ya ntebe nzaharayo njyanye umunyago. Nta n'umunyago numwe. Umaze imyaka uri umufana, umaze imyaka wicara mu rusengero, watuye amaturo ni byiza, waje gusenga ni byiza, ariko nta munyago ufite. Hello. Nta mufana ujya utsinda igitego. Abafana bakoma mu mashyi, abafana bogeza ikipe, abafana batanga amafaranga ikipe igakina, abafana bubaka ibibuga, ariko abafana ntibatsinda ibitego. Mugomba kuba bakina. Haleluya. Iki tugomba kukigisha kugeza igihe bizinjira mu bwonko bw'abantu bakumva yuko igihe cyo kuba umufana udatsinda ibitego cyarangiye. Kandi reka mbere ikintu byoroshye. Uriya iyo watangiye kubwira abakristo ko bagomba kuba abakinnyi, ugomba guhindura n'agatuti ka hano. Kuko hari igihe utumira abantu ukazana umushyitsi uvuga uti ndamutwara, arumva ubutumwa uramukora ku mutima. Yahagera agasanga nta bya Yesu barimo kuvuga, ndetse yahagera agasanga barimo baravuga VAT, baravuga visa, akavuga ati se ngiye ko nkubutse muri Amerika ndashaka visa yo kujya hehe koko. Turashaka kuvuga Yesu. Abantu barimo abakobwa n'abagore kuva ndi umusore nagiye n'ahantu hari n'igihe nazanaga amafaranga nta nuzi ko nayazanye. Hanyuma ubwo umugabo umwe yigeze kumbwira yajyaga tuvunjira amafaranga banki zitaratangira gukora. Arambwira ati tujye twiyaranja nk'ucomokorere nk'ubu. Ndabona se ko nshimye uzamfasha Yesu tuzamugira dute. Ariko ntugakabye gukiranuka.
ntabwo ushobora gukabya gukiranuka kuko umwami dukorera ni sampurusa gukiranuka. Rero ntabwo ushobora kumbwira ngo uri murakabya gukiranuka, ngo uri murakabya. Ntabwo ushobora gukabya gukiranuka. Iyi Imana ibona ari ugukabya, ntiba yaranadusabye kwihana. Iyi Imana ibona ari ugukabya, ntabwo iba yaradusabye kureka ibyaha, yari kutureka ikaducungura tukajya dukomeza tukabikora. Tugomba gukiranuka kugeza no muri detail. Nambwiye ngo amen. Ariko ibyo bitatu rero iyo tubibwira, muzaze pastor azigisha, muzaze twatumiye umuntu wavuye ibunaka, muzaze. Yesu yaravuga ngo mugende. Haleluya. Kuko ntabwo tuzasarura twicaye mu kigega. Ikinya nkita ikigega. Iyo umuntu yubatse urusengero runini, kiba ari ikigega cyo guhunikamo ibisarurwa. Iyo rero wamagaye abantu bakaza mukicarira mu kigega, ni nk'umuhinzi wahinga amasaka kera, ariko yarubatse n'ikigega kinini akicaramo akaratangira kuvuga ngo Mana rero ubirebe, ibisarurwa ni byinshi, amasaka mu mirima aragwiriye. Ariko uyabwira dusange hano, iyo attractional mode ntishobora guhindura isi. Ntabwo ushobora gusarura amasaka wicaye mu kigega. Ugomba kugenda ukajya mu mirima ugasarura amasaka ukayazana. Greater harvest ni ukugenda. Greater harvest si ukwicara mu rusengero. Greater harvest si ukuririmbira mu rusengero. Greater harvest ni ugusohoka tukazana imiba. Haleluya. Iki rero Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. koze cyane Bishop. Ni icyubahiro gikomeye kubona Bishop akurekera umwanya we. Harahandi nagiye njya representa yatungurana atari no kuri gahunda, yagera bakaza bakakongora bati rero buriya nubwo warubizi representa yaje, ubwo nyine uratubabarira umushyitsi tuze ko kwakira mu bandi. None hano Bishop we araretse umushyitsi abari we wigisha ibyo yari kwigisha. Reka ngerageze ibyo ari kubabwira by'itorero tutagira umutwaro w'abarimbuka. N'ubundi niyo yari ingingo ya mbere mu nyigisho yanjye, ubwo birahurirana. Amen. Greater harvest kuko niyo teme bampaye muri Luka ibice 10 umurongo wa 2. Reka twihute tuhajye kugira ngo ubwo Bishop agerageje gucunguza uburyo umwete tuze gusigazaho umwanya wo gusenga effectivement. Kuko nubundi ugiye gusengera, ugiye kuvuga kuri harvest, ntuvugemo gusenga, uba hari ikintu wahushije. Buriya hari ikibazo dusigaye dufite mu itorero, mbona ubwo kizanatugora kugikosora. Ni icyo ngicyo yari yavuze cyo gusenga. Ubona abantu benshi basigaye baryoherwa no kwigisha, kuko buriya uko tugenda twiga theology niko turyoherwa no guhagarara imbere y'abantu tukavuga, ndetse tukagerageza kubumvisha ukuntu twize. Sinzi no mwari mwabibona aba theology hari igihe bakora ibintu bitari ngombwa, akaza agafata ijambo ry'ikigiriki akaribasobanurira kandi mutakizi, kabwira ati iri jambo mu kigiriki barivugaga gutya, mu gihe burayo bakarivuga gutya. Kamara nk'iminota 20 rero kubasobanurira ijambo mu kigiriki n'igihe utazi no kubitandukanya. Kibaza ariko buriya byihorera gerageza kubidushyirira mu kinyarwanda tukabyumva. Rero ikintu kivamo usanga hari discipline zimwe na zimwe zo mu itorero zigabanuka, kandi imwe muzo Satani yiyaranja zikagabanuka no gusenga. Umuzungu yigeze kuza kutwigisha, simvuga igihugu yari yakomotsemo, muri 1995, icyo gihe u Rwanda rwari rumeze nabi pe, rukeneye amasengesho menshi. Aratubwira ati ubungubu nje mfite umutwaro uremereye umvuna wo gusengera iki gihugu. Ndavuga ni haleluya. Kubona umuntu ava kure yikoreye uruhago, yikoreye ikivarisi cyangwa sinzi icyo yari abitwayemo, afite umutwaro umuremereye wo gusengera igihugu. Ni nanjye wamusemuriye. Tangiye inyigisho ya mbere irangiye
yatubwira ngo dusenge. Ase wa mutwara araza kuwutura ryari. Tujya muri pause, tuvuye yaragaruka twigisha indi nyigisho, ntabwo zari mbi rwose, nanjye ndababwiza ukuri. Ndabona wenda nyuma y'iyi aratura wa mutwara. Tuyirangije tujya kurya, tuvuyeyo arongera dukubita indi nyigisho tugeza saa 10. Tuyirangije dusenga nk'iminota 5 turataha. Se uriya mugabo wa mutwara azawutura ryari? Kuko buriya niba hari ikintu kigora abakristo, nyakubahwa bishop, uzabigenzure. Ubu ngubu mbabwiye ni muhaguruke tugiye gusengera igihugu n'urugero. Iminota 30. Abantu benshi uzababona bakamye, burya nabo uzabona bibwira ngo barimo gusenga, harimo abazunguza iminwa ngo batagaragara bakamye, ariko uramutse uteza abantu bakamavuba. Kubera iki? Ntabwo bazi icyo bagomba gusengera. Ubwiye abantu tugiye gusenga, ariko ntimugire ikindi musaba, tugiye gusengera abanyabyaha. 3 irahagije ngo abantu bose babe babaye silent. Kubera iki? Iyo usengera umunyabyaha usengera iki? Iyo usengera igihugu usengera iki? Iyo usengera itorero usengera iki? Iyo usengera umuryango usengera iki? Uzi ikintu tuzi gusengera niyo twagize ibibazo. Iyo twagize ibibazo nijuru dushobora kuritobora. Rero dufite umurongo muremure wo kuzabyiga, ariko hano reka tubanze duhere kuri Luka ibice 10, kuko teme bampaye niho iherereye. Iravuga ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma y'ibiki ndaza kubibabwira. Hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma 2 ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose yaho yendaga kujya hose. Arababwira ati ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko mwinginge nyiri bisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Haleluya. Hanyuma ndagira ngo tugaruke inyuma tuze kugendera. Ubundi avuga ngo hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi, uko bitubwira ngo mbere yaho ngaho harawe yari yatoranije arabatuma. Haleluya. Aha rero mu gice cya 9 nimureba ku murongo wa mbere baratubwira ngo ahamagara abigishwa be 12. Bivuga ngo bari mu iteraniro ry'abantu benshi, ariko aha ngaho ahamagara abigishwa be 12 ngo arababwira, arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara, abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Ati ntimujyane ikintu cy'urugendo, ari ni cyangwa imvumba cyangwa umutsima cyangwa ifeza, kandi ntimujyane amakanzu 2. Inzu yose mucumbikamo aba ariyo mugumamo, kandi muzagenda ariyo muvuyemo. Kandi abatazabemera bose nimuva muri uwo mudugudu, uko nk'umuro umukungu wo ku birenge byanyu, ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Haleluya. Ikintu kigaragara hano, Yesu yamaze imyaka yigisha, ariko yigiye imbere asanga uyu murimo yakoraga ntabwo ushobora kuzaguka, ntabwo ushobora kuzatubuka, ntabwo ushobora kuzunguka akomeje kuwukora wenyine. Noneho arabanza ahamagara abigishwa 12 arabatuma. Bavuyeyo bamuha raporo y'ibyo bakoze, yumva bimuteye umwete. Noneho nyuma yaho atoranya abandi 72, nabo abaha ubutware nk'ubwa mbere arabatuma. Turaza kureba ibintu 4 by'ingenzi Yesu yakoraga iteka ryose iyo yendaga gutuma abantu. Ariko tubanze duhere kuri iki ngiki ngo ahamagara 12 arabatuma, arongera ahamagara 72 n'abarabatuma. Ahangaha niho hambere habaye intege nkeya mu itorero. Intege nkeya za mbere z'itorero, kandi muzabibona muri kino gihe, ahubwo niho ikibazo gikomeye kirinye kwa bishop. Ubundi pastori ntabwo ari umukinnyi mu kibuga, ni umutoza. Kuko Bibiliya tubwira ngo yashyizeho intumwa, ishyiraho abahanuzi, ishyiraho ababwirizabutumwa bwiza, ishyiraho abungeri, ishyiraho n'abigisha, ngo kugira ngo abera batunganirizwe kugabura iby'Imana. Haleluya. Abefeso muze kubireba ibice 4 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 16. Ariko muri kino gihe nimuzitegereza ahantu henshi
ntabwo twebwe dutunganiriza abera kujya kugabura iby'Imana, ahubwo duhamagara abera bakaza kudukomera amashyi. Bikubwira ngo ikibuga twarakihariye, duhinduka abakinnyi, abakristo bahinduka abafana. Uzumva abakristo benshi iyo bavuga barabwira ngo pastori wacu ngo afite imbaraga, ngo asengera abantu bakikubita hasi. Hano Yesu we yafashe ubutware yari afite abuha bwigishwa be. Hariya mu gice cya 9 twasomye batubwiye ngo arabateranya abaha ubushobozi no butware bwo gutegeka abadayimoni no gukiza indwara. Bivuga ngo bwa butware yari afite ntabwo abugundiriye, ahubwo arabutanze. Iki rero nicyo kijya kigora abantu. Muri bukari igihe Mose yayoboraga Abayisirayeli, noneho abona uwo muri muramunaniye pe, aragenda abwira Imana, turabizi, fata niba uri bufata akagozi ukamanika, niba ufate ubiri bigenze guturi butwara umwuka wawe nkapfa, ariko nyica mpfe kuko ntacyo maze. Byo byita burnout neza. Imana iramubwira ngo ariko wa mugabo we suko nkora giyewe, genda untoraniriza abandi bantu 70 uzi yuko ari inyangamugayo, uzi yuko badakoreshwa n'indamu zabo, uzi yuko bafite ubushobozi bwo kuyobora, ubanzanira imbere y'ihema ry'ibonaniro, ndafata ku mwuka ukuriho mubashyireho bagufashe kuyobora ubwoko bwanjye. Mose aragenda arumvira arabikora. Ubundi na mbere iyo nama Yetiro yari yarayimugiriye kandi Mose yari yarabikoze. Niki cyari cyarabuzemo? Akantu gatoya Imana yongeyeho kavuga ngo ndenda ku mwuka ukuriho, mu yandi magambo ndenda ku butware bukuriho, ndenda kuri authority ufite, nyikureho nyibashyireho imere nk'iyawe. Abantu barabahamagaye, haza 68 kuri 70, kuko uwitwe Rudadi na Medadi ngo bari basigaye mu ngano. Noneho umuntu araza aramubwira ati ngo umwuka kimanuka, kuko baraje bagaze imbere y'ingano, Imana ifashe ku mwuka wari kuri Mose wubashyizeho, ngo buzura umwuka batangira guhanura. Noneho umuntu araza abwira Mose ati Erudade na Medadi nubwo basigaye mu ngano nabo barimo barahanurirayo. Kubera iki? Mu ijuru amazina bari bohereje, sibyo? Umwuka wamanutse ufite envelope ya buri muntu, hariho amazina, kavuga ngo uyu nguyu ni wa Bishop Masengo, uyu nguyu ni wa Madamu we, uyu ni wa Pastor Kato, uyu ni wa Pastor Ntwane. Umwuka aramanuka ariko buri muntu wese afite package. Iyo Rudadi na Medadi Imana yarize aho baherereye, rero ngo mwigwe ni mukate mu basange aho baryamye mu ngano, sinzi icyo bakoragayo. Ariko mwibuke Yosuwa byumvise bahanura, araza aravuga ati this is very dangerous. Araza abwira Mose ngo bambika agapfukamunwa bacecekeshe. Aramubwira ati Yosuwa nigiye ugiriye ishyari, ahubwo niba byankundiraga ngo ubu butware mfite, uku gusobanukirwa mfite, kwinjire muri aba bantu bose nabo bahanure. Muzitegereze buriya leadership ya Mose n'iya Yosuwa zari zitandukanye. Iteka baravuga ngo Mose azamukana na Yosuwa, Mose ahamagara abandi 70. Mu gihe cya Yosuwa nta wundi muntu uvugwa, ni mu mbonera undi muntu muzi izina rye mu gitabo cya Yosuwa, uretse Karebu waje nawe aje gutera amahane. Kandi no mu gihe cya exactement no mu gihe cya Mose yaraje aza kumwibutsa aravuga ati ariko nubwo ibi bintu wabyihariye, uribuka ko umugaragu w'Imana Mose turi Kadeshi y'Baruneya hari iby'Imana yamvuzeho, ugomba kubishyira mu bikorwa. Nuko ngo Yosuwa aramubwira ati sawa, ko matanye n'Uwiteka muhaye Kiriyataruba. Ntabwo ngiye kwigisha kuri iyo ntuza, nayo ni inyigisho nziza, ariko ntabwo rero ngiye kwigisha. Icyo nere kubereka ni iki? Ubundi hano Yesu ikintu yakoze cya mbere, kubanza gufata ubutware bwose yari afite akabushyira ku bandi bantu benshi kugira ngo umurimo waguke. Buriya rero greater harvest, umusaruro utubutse, ntabwo ari ukugira abakristo b'abafana, ni ukugira abakristo b'abakinnyi. Haleluya. Ariko nimwitegereza mu itorero, system dusigara dukoresha niyo bita attractional mode. Ni hahandi tubwira abantu ngo muzaze ku rusengero, muzaze pastor azigisha, muzaze twatumiye umuntu wavuye ibunaka, muzaze. Yesu yaravuga ngo mugende. Haleluya.
kuko ntabwo tuzasarura twicaye mu kigega. Ikinya nkita ikigega. Iyo umuntu yubatse urusengero runini kiba ari ikigega cyo guhunikamo ibisarurwa. Iyo rero wamagaye abantu bakaza mukicarira mu kigega, ni nk'umuhinzi wahinga amasaka kera, ariko yarubatse n'ikigega kinini akicaramo akaratangira kuvuga ngo mana rero birebe ibisarurwa ni byinshi, amasaka mu mirima aragwiriye, ariko uyabwira dusange hano. Iyo attractional mode ntishobora guhindura isi. Ntabwo ushobora gusarura amasaka wicaye mu kigega. Ugomba kugenda ukajya mu mirima ugasarura amasaka ukayazana. Greater harvest ni ukugenda. Greater harvest si ukwicara mu rusengero. Greater harvest si ukuririmbira mu rusengero. Greater harvest ni ugusohoka tukazana imiba. Haleluya. Iki rero ni ikintu tugomba kumva. Ariko jewe ntabwo na rimwe njya ncira urubanza abakristo. Jewe ndabanza nkabyishyiraho, natwe twebwe duhagarara hano. Kubera iki? Abantu 70 bagombaga gufasha Mose niwe wabatoranije. Intumwa 12 ni Yesu wazihamagaye. Abantu 70 ni Yesu wabahamagaye. Arangije ndetse noneho ubutumwa busigira basigaye bose. Bivuga ngo buri muntu wese wicaye hano ugomba kuba umusaruzi wese. Kereka niba utarasarurwa, kereka niba utarakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, buri muntu wese agomba kubyara undi mu Kristo, kereka niba uri ingumba mu mwuka. Haleluya. Greater harvest, umusaruro wagutse, ni umunsi buri muntu wese azumva yuko ni umurimo wawe gushaka undi muntu utazi Yesu ukamuzana. Abantu benshi kubera ko twabaye abafana, iyo babwiye ngo bajye gukina baragora ngo ariko twebwe antrenoma ntitwayikoze. Okay, sawa, reka tuze tuyibakoresha. Ariko ubwo ndabisigira bishop nabo bafatanya bose. Hari igihe twigeze kumara umwaka njya muri paruwasi yo nayo waragiremera mbere yuko njya mu kiruko cy'izabukuru. Twari dufite urusengero rutoya. Nahavuye mu 2002 bantumye muri paruwasi yindi twari dufite ikabuga rushobora kwicaza abantu nka 400. Nyuma abantu bariyongera bararwagura rushobora kwicaza nka 700. Niho nasanze ruri. Bari bamaze no kurwagura aho bongeyeho agace rwose kenda kungana n'urwari rusanzwe. Twakwicaza nk'abantu nka 700. Ariko numvaga mfite umwete, nkumva muri gihe harimo ibintu bitogota. Kumva harimo umuriro waka. Ariko buriya ntindabona urusengero ari rutoya ngo ariko byo nagasuzuguro. Urashaka kuvuga yuko twaguye urusengero byatwaye imyaka 70 kugira ngo twaguke gutya, none uratubwira ko mu minsi mikeya ngo uzanyikiza. Ndavuga nti sawa. 2013 dufata intego ivuga ngo zanira Yesu undi muntu umwe. Zanira Yesu undi muntu umwe. N'ubu ngubu ugiye Remera kuri paruwasi haracyariho hari n'indirimbo bajya baririmba bahimbye muri icyo gihe. Zanira Yesu undi muntu umwe. Tumara umwaka nta kindi twiga. Ndimo kubabwira nti buri muntu wese agomba kuzanira Yesu undi muntu umwe. Ntabwo uzagera mu ijuru ubeshya Imana uvuga imbere ya ntebe. Najyaga ntera iyo ndirimbo nzahagararayo. Murayizi mwebwe? Ngaho ni muri twumve. Imbere ya ntebe murekeraho yihese. Abantu barifata. Yabona kubwira abantu umugabo umwe yajyanye n'umugore we bajya mu giterane cy'abubatse. Ababwira ukuntu yita ku mugore we, ukuntu amutetesha, ariko umugore akavuga uriya mugabo biriya bitewe ur'ibyenda birambiwe. Arakomeza aravuga bigeza umugore abyumva bimuri aratobeshesha. Umunsi Imana izabwira ngo nimumbeshesha muzayibwira ngo ikigoko. Uratinyuka ukarema ngo imbere ya ntebe nzaharayo njyanye umunyago. Nta n'umunyago numwe. Umaze imyaka uri umufana,
umaze imyaka wicara mu rusengero, watuye amaturo ni byiza, waje gusenga ni byiza, ariko nta munyago ufite. Nta mufana ujya utsinda igitego. Abafana bakoma mu mashyi, abafana bogeza ikipe, abafana batanga amafaranga ikipe igakina, abafana bubaka ibibuga, ariko abafana ntibatsinda ibitego. Mugomba kuba bakina. Haleluya. Iki tugomba kukigisha kugeza igihe bizinjira mu bwonko bw'abantu bakumva yuko igihe cyo kuba umufana udatsinda ibitego cyarangiye. Kandi reka mbere ikintu byoroshye. Buriya iyo watangiye kubwira abakristo ko bagomba kuba abakinnyi, ugomba guhindura n'agatuti ka hano. Kuko hari igihe utumira abantu ukazana umushyitsi uvuga uti uyu ndamutwara, arumva ubutumwa buramukora ku mutima. Yahagera agasanga nta bya Yesu barimo kuvuga, ndetse yahagera agasanga barimo baravuga VAT, baravuga visa, akavuga ati se ngiye ko nkubutse muri Amerika ndashaka visa yo kujya hehe koko? Turashaka kuvuga Yesu abantu bakamubona. Kuko iki ni cyo kintu cya mbere. Hariya rero Yesu we yarabanje atoranya abantu, arangije uzi icyo yabakozeho ni kiriya bishop yendaga kwigisha. Arababwira ngo noneho ngaru cyane mu gice cya 10 ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ibisarurwa umva mbabwire uyu mujyi urimo ibisarurwa pe. Ikizakubwira uri ikintu kisha abakristo iyo babonye umunyabyaha agenda mu nzira baramurakarira. Nibiriya ni ibisarurwa. Abanyabyaha nibo bisarurwa by'Imana. Kuko buri muntu wese uzabona, nunanabona n'indaya, nunanabona n'umusinzi, ujye uvuga ngo uyu nguyu yabonye Yesu yaba icyarimwe gishya. Ibisarurwa ni byinshi, abanyabyaha ni benshi hariya hanze. Ariko ikibazo kiri hehe? Abasaruzi ni bake. Noneho ubitekerezeho. Kandi bimbabwira ntabwo ari mwebwe mwabiteye. Abakristo buriya abakristo ni nk'ingabo, iyo zibwiye ngo mujye kurwana zirarwana, iyo ubwiye ngo mwicare hano ziricara. Iyo general azitwaye akigira muri hoteli zigasigara nta zimeze nk'impehe zitagira umutware, yaduye aje zirirukanka zikihungira ko nta cyerekezo. Ariko umunsi tuzabatera mu mwete twabwira ngo buri muntu wese agomba kubyara undi mu Kristo. Buri muntu wese mu bifata uyu munsi muvuge ngo nanjye ngomba kubyara. Nitujya no gusenga nindangiza kwigisha nicyo turi busengereho, uvuga ngo ndiyemeza mu mutima hari umuntu nzi. Uzi icyo gihe twebwe icyo twakoze kuri paruwasi, nakoze amakarita nyetanga ku cyumweru, buri muntu wese winjiye afata kadi. Yari ryanditseho amagambo make yavuga ngo aho utuye, aho ukora, mu bavandimwe bawe, mu nshuti zawe harimo abantu barimo kurimbuka, bari mu nzira y'igihogere ijyaga ni kuzimu. Bashobora kuba ari abakire bafite imibereho, bashobora kuba ari abantu batuye mu nzu nziza, bashobora kuba bafite amazu meza, ariko niba badafite Yesu bari mu nzira y'igihogere igana kurimbuka. Aba bantu andika abantu 3 ugiye kujya usengera kugeza igihe uzabatumira kandi ukabonamo umunyago. Buri muntu wese arandika. Buri ku cyumweru nk'abo usubire muri za karita murebe abantu bawe murabasengera. Iwacu tugira home service, tuyitore rushingiro. Ndawe muri home service mujye mwicara musubire mu makarita yanyu, buri muntu ababwira barimo gusengera mu basengere kugeza igihe tuzabona iminyago yiyongera. Amen. Mu myaka mikeya abantu bari buzuye no bicara no mu madirishya, twubaka urusengero rushya rushobora kwicaza abarenzeho. Ariko n'ubu ndacyemeza yuko ibisarurwa ari byinshi. Kuko biriya bishop yavugaga, hari iremera aho twakoreraga habamo umuhanda uva Kabeza. Iyo umanutseho gatoya Anglikani na Apostolique zifatanije ibikuta, n'abaturanyi do a do. Hepfo yabo mu metero 80 hari urusengero runini rw'abadive. Hepfo yarwo ho gatoya hari urwa Miracle Center. Hepfo yarwo ho gatoya hari Deeper Life. Watambika haruguru hari Nazarini, haruguru ya Nazarini hari Healing Center, ruhande rwayo hari Beteri.
ku buryo ni ahantu mu metero 100 nahagararaga hejuru mu nzu ndende ihari nkabona nibura insengero 10 ariko across wambutse mu metero zindi 100 haba ahantu hitwa muri koridoro. Muri koridoro haba indaya, haba urumogi, haba abasinzi n'insengero nyinshi. Kuriye nigeze kubwira nk'ubu ngubu Yesu aje akatubwira ati rwose ahangaha mwicaye mu kigega ibisarurwa byuzuye hano hirya muri koridoro. Turagenda dukubitaho igiterane tukurayo abantu nka 60 n'abana 102. Bije ya paruwasi yose hita iba pararize. Ndababwira nimwe murekeye aho n'ubu hari abandi bakiriyo. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ahantu dutuye hose hari ibisarurwa. Mu gitondo njya mbyuka nkajya kunanura imitsi y'abasaza. Yewe buri muntu wese uzashaka kumenya ko ibisarurwa ari byinshi. Buriya Kigali ifite ukuntu iteye, ababosi batura hejuru ku misozi, abakene bagatura hasi mu kabandi. Mu gitondo cya kare saa 11 nsanga abantu basinze mu kugenda mu muhanda. Ariko ni ibisarurwa hano ni byinshi pe. Ariko na hariya twita ngo ni mu bisubizo naho sishyashya. Ibisarurwa ni byinshi. Ubishidikanya azaze tujyane mu gitondo. Jewe ngenda saa 12 kuko ndi muri retirement nta kiba kinyirukana, nta kazi mba nenda kujyaho. Ngenda saa 12 hakeye. Mutware ngende mwereka za rogi zirimo abana bo muri iyi miryango myiza, kuko bo ntibajya muri utwo tuntu twabo, bajya mu irogi. Ugasanga groupe y'abasore nka 20 n'abakobwa bararanya aho ngaho mu irogi mu gitondo. Ibisarurwa ni byinshi, cyane cyane uru rubyiruko rwose mu Rwanda 70% ni urubyiruko ruri munsi y'imyaka 35, niho ibisarurwa byinshi biherereye. Baratubwira ngo ikigero ngo cy'ubwihebe ngo n'agahinda gasaze ngo cyarazamutse mu rubyiruko, kuko ni ibisarurwa birimo kuborera mu mirimo. Abandi natwe turicaye bati ngo zasenyutse zashize. Nabangana namwe zirimo gusenyukana kuko ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi bakaba bake. Kategori zose wafata. Njya manuka muri uyu mujyi, cyakora kubera ko police yongereye twatwuma dupima alcohol, zisigaye zigenda noneho zimeze neza. Ariko ubundi waramanuka batarazana rukometre, waramanuka ukabona V8 iragenda. Mva narazishoreye si rimwe si kabiri si gatatu si kane. Napfaga kuba nigishije nk'inyamirambo nkataha ntinze, cyangwa mvuye mu yindi migi yo mu Rwanda nkataha ntinze, nkamanuka saa 4 n'igice saa 5, ukabona V8 iramanutse imanutse hariya kuri rompo, nkagenda mvuga mana fata umuntu arakoze tutangira. Ibisarurwa ni byinshi, n'abagenda muri V8 barimo ibisarurwa. Ariko noneho bazanye abasare. Ariko uzabaza abana babicaye ari bavuga ngo bose ngo mwinywere turahari, kuko ibisarurwa biracyari byinshi. Ibyahinduka byose, abantu bakeneye kumenya ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ariko twicaye mu rusengero turaririmba, turasirimba, turanezerewe, turakoma amashyi, abantu barimo kurimbuka. Izatangira umunsi tuzatangira kugira amaso abona. Muri Matayo ibice 9 Yesu yarebye abantu ngo abona bameze ngo batentebutse, ngo abagirira impuhwe, abwira abigishwa arabwira ngo nimwubura amaso murebe, kuko kenshi tugenda twihugiyeho, ntabwo twubura amaso ngo turebe. Buriya umutima uvamo abasaruzi. Haleluya, muranyumva? Buriya rero reka mbabwire, hari inyigisho abantu baba batamenyereye. Iyo yigishije ntibafashwa, nubundi sindi bureke kubigisha. None se irimo gufata abafana ngo bahindura abakinnyi, nubundi ugomba kwemera ko bitari bworoye. Ariko icyo nenda kubabwira,
tugenda twihugiyeho, ariko hari amagambo atatu ajya ahindura byose mu mikorere. Imana ibwira Mose mu Kuva ibice 3 yaramubwiye ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye kandi mbonye agahato bahatwa n'abanyegiputa kandi nzi imibabaro yabo. Izo nshinge 3: kumva, kureba, kumenya, nizo zame mu kintu ngo ibi bintu tugomba kugira icyo tubikoraho. Iyo ubonye abanyabyaha barimo kurimbuka, iyo ubonye abantu barimbuka mu busambanyi, iyo ubona abantu barimo kurimbuka mu businzi, iyo ubona ingo zirimo gusenyuka buri munsi, iyo ubona urubyiruko rurimo kwiheba rukiyahura, bikubwira iki? Ujye ugira umutwaro w'abarimbuka, ujye ubabazwa nabo, ukageza ahantu uvuga mukabwira Imana ngo Mana umva hagurutse. Nibyo Yesu yabwiye aravuga ngo umva ibisarurwa ni byinshi ariko basaruzi ni bake, none nimusabe nyiri bisarurwa yohereza abasaruzi. Ukicara ukavuga ngo Mana hagurutse abantu, hagurutse, duhagurutse Mana, dukomange, dukubite nibiba ngombwa duhaguruke. Ubu rero dusigaye tumeze nk'abantu b'i Yerusalemu. Intumwa zarabwirije muri Yerusalemu abantu ngo Yerusalemu bayuzuza abantu bakijijwe, urusengero rumera neza, baradamarara bararyoherwa. Ariko hano kabisa ngo it's so good, ngo bimeze neza. Imana iravuga ngo aba bantu narababwiye ngo muzave Yerusalemu mujye ni Yudaya, mugere Samariya, mugere ku mpera y'isi, none mwicaye hano. Imana ibwira Sawuli iravuga ati fata imikoba, ufate n'inkoni, ufate n'iminyururu, unzirikire bare abantu bakubite bave muri Yerusalemu. Muzasome mu gice cya 8 ngo kubera gutotezwa ngo abantu baranyanyagiye, ngo aho banyuze hose bagenda bahwihwisa, they were murmuring, niko mu cyongereza bavuga ngo bagenda bahwihwisa ubutumwa bwiza, abantu barakizwa. Kubera iki? Umuntu yarazaga nk'ubu nkaza mpunze nkagenda nkajya kwa bishop ati se bite, ndahunze ndaho twari turi Yerusalemu, nanjye ndi muri babandi bakiriye Yesu, none Yerusalemu Sawuli atumereye nabi, ndahunze. Ariko reka ngubwire bishop, uriya mugabo turimo kuvuga ni igitangaza, ahindura ubuzima, akora ibi. Wowe nawe akaba arakijijwe. Rero hari igihe ngira ngo Imana izagombera kuza kudukangura, igafata inkoni kadukubita. Gusa nahoze mbwira abantu ejo bundi, iwacu twe twavukiye mu Mutara, twakuriye mu Mutara, cyese wo navukiye, ariko nabonye hose barahinduye mu Mutara, ariko ubundi gihe navukiye mu Buganza, ariko nakuriye mu Mutara. Buriya mu Mutara habaga ubwoko bubiri bw'inzoka, zombi yakurumye nyine ubuzima bwawe buba buri mu kaga. Habaga incira ariyo bita cobra, hakaba n'impiri ariyo bita viper. Buriya rero ziriya nzoka zombi ziratandukanye. Incira utaranayakura, utaranayegera, iba yakubwiye ko ihari. Upfa gukandagira mu byatsi iri hafi aho, ikaba yeguye umutwe ikareba hejuru, igatangira iti kwi, iti kwi. Wahindukira gatoya ukijijinganya, ikaba yaguciriye mu maso. Watera intambwe yegera, ikaba yakurumye. Impiriyo cyumva urimo kugenda kikasamo, kikajya yumufu kufu kufu. Wakwibwiriza ukicira ku ruhande, ntabwo kivaho kiri. Wafata inkoni wagikubita kikeguka, ariko ntigitera intambwe ngo kikwirukankane. Uzibeshye ukubita incira, izaba yawe nuyikubita inkoni imwe izakwirukankana, uzaba uzi kwiruka. Nawe incira kiricara kikegura umutwe wagikubita, kikongera kikicara, nako kikaryama, ukongera ugakubita kikegura umutwe kikasama, ukigirayo cyakongera gusubira hasi, kongera ugakubita. Hari abantu bamera gutyo, bakanguka gatoya bakongera kwisubirira hasi. Mbona itorero dufite ikibazo, akantu gatoya karadukanga, tugasenga Mana ibintu bimeze nabi, Mana tabara, Mana Imana ikaba yamara kubi. Hariya muri Luka ibice 9 yarababwiye ngo mugende, ngo umurongo abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Muri iki gice cya 10 nabwo abisubiramo ngo nimugende, dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Ariko hepfo reka nsimbuke ko aho nshaka umurongo, mukiza abarwayi bawurimo, mubabwire muti ubwami bw'Imana burabegereye.
hepfo aramubwira ngo nibanga no kubakira ngo muzababwire ngo ariko mumenye ibi yuko ubwami bw'Imana bubegereye. Kingdom buriya umunsi tuzatangira kwigisha abantu ku buryo biyumva mu bwami bw'Imana nibwo tuzumva impinduka zigomba kubaho, kuko ubutumwa Yesu yadutumye kubwiriza ni ubutumwa buhindura ibintu byose. Ubutumwa bw'ubwami bw'Imana ntabwo bugarukira mu rusengero. Agakiza dufite muri kino gihe nicyo kibazo gikomeye dufite. Ubona abantu bakijijwe, njye mbifiteho n'ikibazo cyane, akajya hariya hanze ukamusanga ari mu bibye bafungiye mageragere. None se uyu muntu ko yari umurokore byagenze bite ngo yisange muri aba ngaba bibye bari mageragere? Ukagenda ugasanga, nahoze mbijyaho impaka n'umuntu mu kiganiro mubwira nti nubona abantu babiri barimo kudivorusa, umwe muri bo abatakira umurokore, ntabwo abarokore babiri bashobora kudivorusa, ntibibaho. Kuko muri kingdom principles, mu mahame y'ubwami bw'Imana ntabwo ingo zaho zisenyuka. Kuko none se nimugerageze mubisobanurire, waba uri umurokore n'umugore wawe ari umurokore mugatandukanywa n'iki? Kuko umurokore nyamurokore n'umugore w'umurokore kazi ntibashobora gukora divorce, ntibibaho. Kuko mu bwami bwa shebuja ntibadivorusa. Nubona urugo rurimo divorce, ujye umenya ngo aba bantu wenda bigishije inyigisho z'agakiza ko mu rusengero, ngo ntabwo yigisha agakiza ko mu bwami bw'Imana. Kuko agakiza ko mu bwami bw'Imana kagenga buri kintu cyose dukora. Haleluya. Agakiza ko mu bwami bw'Imana kagenga uburyo nkora akazi nkagakora. Paulo yaranditse aravuga ngo nimukora akazi, uwo waba ukorera wese ntugakore nk'ukorera shobuja wo mu isi, ntugakore ukorera ijisho, ujye ukora nk'ukorera shobuja wo mu ijuru, ko niwe uzabiguhembera. Mwambwiye ngo amen? Ariko ushobora kubyemera cyangwa ntimubyemere, ariko agakiza ko mu bwami bw'Imana gakora kuri buri kintu. Agakiza ko mu bwami bw'Imana gakora n'uburyo ntwara imodoka mu muhanda. Si ngombwa ko umupolisi anyibutsa yuko ngomba gufunga umukandara, si ngombwa yuko anyibutsa ko ngomba kugenda nigengesereye, kuko ubuzima bw'abantu bose ni responsibility yanjye kumvira amategeko. Iyo ni imitekerezo yo mu bwami bw'Imana. Ariko mbona abarokore, ukabona umurokore muragiye yagera kuri Sofiya akubahiriza amategeko, yamara kwirenga. Hari nabo njya mbibwira nkabona ndise buriya ubundi ririya tegeko, iriya kamera niyo wumvira cyangwa wumvira itegeko rikubwira yuko muri 60 ugendera muri 60, ngo ariko ngo binyicira imodoka hapfuye zingahe kubera ko zagenze buhoro. Ngo urumva ngo ifite imodoka ifite turbo ngo ntiyihute, ngo turbo yayo irapfa. Nabwo muzazikuremo, ariko mwumvira amategeko, kuko mu bwami bw'Imana twumvira amategeko batagombye kubiduhatira. Mwambwiye ngo amen? Ariko abagabo bo mu bwami bw'Imana bakunda abagore babo kuko niko Imana yavuze. Ntabwo bakunda kubera ko pastori yabijemo, ntabwo bakunda kubera ko umuco bibategeka. Bakunda abagore kuko bavuze ngo bagabo mukunda abagore banyu. N'abagore bo mu bwami bw'Imana bubaha abagabo, niyo yaba murusha ranka, niyo yabagira gute, aravuga ngo uyu mugabo, niyo bavuga ngo madamu na bwana, nzamwubaha kuko mu bwami bw'Imana niko abagore baho bamera. Nambwiye ngo amen? Ariko kuko hari ibintu tugomba kwiga tukabimenya, tukamenya ngo abantu bo mu bwami bw'Imana, niba ndi umwarimu wo mu bwami bw'Imana, nzakora nk'uwo mu bwami bw'Imana ntitotomba. Kubwira abarimo ngo be kwitotomba. Nabaye umwarimu igihe kinini, maze gukizwa najyaga mbwira abantu twakoranaga ngo gushaka akazi niba mutagakunda mwakavuyemo, ariko ntimugakore mwitotomba. Hari ibintu tugomba kumenya mu bwami bw'Imana. Twebwe tugenda nk'abo mu bwami bw'Imana, kuko nibwo butumwa twahawe ngo mugende mubwire abantu ubutumwa bw'iki, bw'ubwami bw'Imana. Haleluya. Reka njye ku cya gatatu, ko ndagira ngo nze kurangiza dufate umwanya wo gusenga, ntaza kumera nkaho naniguraga. Tuze kugira umwanya wo gusenga rwose. Bishop yendaga kwigisha hanyuma akaho gusenga, nanjye numvaga mfite gahunda yo kwigisha tukaza gusenga. Reka noneho tubihuze. Niba ari buza akatuyobora, niba ariko ndagira ngo tuze gusenga, tubanze twisengere twe bwacu. Hari n'ibyo turi busengere ndibabwire. Hanyuma icya gatatu Yesu yakoze, icya mbere yo kubanza kubakangurira kumenya ko abantu barimo kurimbuka, akababwira ati bisarurwa ni byinshi ariko basaruzi ni bake.
nimugerageze mwibibemo kuba basaruza ariko mushake n'abandi bazabafasha kugira ngo mube benshi kuko ibisarurwa ni byinshi. Amen. Arabwira ngo kandi dore ubutumwa muzagenda mubwiriza n'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ubutumwa bw'ubwami bw'Imana bwirezima muri aya magambo atatu. Icyambere burabwira abantu ngo mwihane ibyaha. Yesu atangira kubwiriza atangira avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. We ndabwira ko bwabagezeho. The kingdom of God is at hand. Nukuvuga ngo mushobora kubukoraho. Yohana umubatiza atangira kwigisha yatangiye ababwira ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu atangira ababwira ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana bubagezeho. Intumwa zitangira kubwiriza zabwirizaga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Natwe nibwo butumwa tugomba kubwiriza. Kandi bugizwe n'ibintu bitatu nk'uko nababwira. Icyambere mwihane. Mwabonye ko muri kino gihe ubutumwa bwo kubwiriza abantu kwihana ibyaha bugenda bugabanuka. Abantu turashaka kubabwira umugisha, ntabwo Imana yigeze twima umugisha rwose. Biri no mu masezerano kuko Yesu yaravuze ngo mubanze ngo ntimugahangayike muvuga ngo tuzarya iki, tuzambara iki, tuzatura he, tuzabaho dute, ngo ibyo ngibyo so mu ijuru azi ko mubikeneye. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi bizaza ari inyongera. Haleluya. Ikibazo cy'abakristo barashaka kurya resiturune bataragura. Barashaka kurya ibihembo batarakora. Mana duha umugisha. Imana igabura unigeze nanga kubaho umugisha. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi bizaza ari inyongera. Ariko iyo bavuze kwihana n'ubwami bw'Imana ni bya bindi nababwiraga, buri kintu cyose tukora kigira amahame y'ubwami bw'Imana akigenga. Abantu bicara hano reka iki nyivuge kuko nabonye muri hano muri Kigali giteje ibibazo. Bagashaka gukira bakora betting. Betting yabaye betting. Noneho numvise n'abaganga batangiye kuvuga ngo haraho zitangiye guteza indwara zo mu mutwe. And it's true. Uratwara ibihumbi 300 bibeting n'ibishira utahane depression. Niriya depression yonyine na betting ifitemo uruhare. Nta muntu wigeze akizwa n'amahirwe. Imikino y'amahirwe n'uwayitsindiye ntabwo iramba. Ibintu by'ubusa bigenda nk'uko byaje. Hari principe zo gukira mu buryo bw'Imana ziri mu mahame y'ubwami bw'Imana. Ariko abantu babaye banebwe ngo giye ngo nzajya kubetinga ngo hanyuma nkire. Umara kuryoherwa ukagenda ukabetinga rimwe ugakubita ibihumbi 300. Hari umuntu rero wundi numvaga kuri radio yarabetinza kubita 3,000,000. Hanyuma arabetinga batwara n'inzu atuyemo. Kuko yararyohewe agenda yongera byo yisanga n'inzu yagiye. Hariho n'abashyiraho n'abagore ho. Cyakora ubungira ngo barabarengera nabwo bakiba betinga. Ariko umva, Imana ifite uko yavuze tuzakira. Ntabwo tuzakira mu bintu by'amahirwe. Abantu bashaka guca mu nzira z'ubusamo bazakura y'agahinda kenshi kuko ntabwo biri mu mahame y'ubwami bw'Imana. Imana irakubwira ngo umunebwe, umva, kugira ngo umunebwe azakire. Hari bashiki bacu ariko bo ntibaze kundeba nabi, ntabwo baje gusenga, bo ntabwo bari hano kuko nuko biba bica kuri za YouTube. Bamwe bazababwira bati pastor yabavuze nabi mu rusengero. Abantu bashaka gukizwa n'ubwiza Imana yabahaye. Uzigurisha ariko umenye ko ubwo bwiza nabwo ni marishandizi ishira. Kandi ikibazo nuko benshi ishira bataranagize no kwiteganyiriza. Ntabwo iyo nzira rwose irimo igisubizo. N'abahungu bayigiyemo muri no minsi, ariko uyu mujyi uri mu bugoryi bwinshi. Ibisarurwa ni byinshi nabambi. Barazigaye bona abasore nk'abari bakavuga ati ariko hano hari ibikecuru bikeneye kaya bosa. Erega bari hari. Ndabeshya se. Ibyo mvuga byose mbifitiye igihamya. Uwanjyana muri ribu namubwira nti cyakora unyemerere mena amabanga cyokubwira uko ibintu bimeze. Se bundi ninde utabizi. Ibisarurwa ni byinshi. Amahame y'ubwami bw'Imana, kwihana tukagenda mu mahame y'ubwami bw'Imana. Icya kabiri, kwakira Yesu nk'umucunguzi. Iryo ni ihame rya kabiri kuko ibyaha byanjye iyo maze kubyihana nkenera kubibabarirwa kuko hari abantu bihannye ariko maze kwihana akagumana umutima umucira urubanza.
abantu benshi mpura nabo baba bakirimo kwicira urubanza kandi barakiriye Yesu. Satani akaza akakubwira ati ibintu wakoze niyo wagira gute, ahantu nagiye hose nahasanze abantu bicira urubanza kandi barababariwe. Nyankunda gutanga urwo rugero kuko rwo hari ahantu kure. Nagiye muri Ghana kera twakoze igiterane muri 97. Umukecuru w'imyaka 65 araza aransanga Accra Ghana, arambwira ati umva mukozi w'Imana, wabwirije ku mbabazi z'Imana n'amaraso ya Yesu, ariko mfite ikintu cyananiye, ese iki kintu Imana ishobora kukinkiza? Ndabona ntubakoze iki? Ati kera mfite imyaka 19, ababyeyi banjye n'abantu b'abarokore bubashywe, ati natwaye inda, ati mbikangije mama arambwira ngo izo soni tuzazicisha he, ati antaba yabyumvise arantambikana inda bayikuramo, atari ku iteka ryose numva ijwi rimbwira ngo iriya nda wakuyemo mu ijuru iracyagucira urubanza. Ugenda ukora ubudiakoni, ugenda ukora ubuprotokole, ugenda utanga amafaranga, ariko iriya nda nta gishobora kuyisimbura. Ndamubwira numva madame, ngiye kuguhumuriza burundu. Musomera amagambo make muri Bibiliya, ndamubwira ni amaraso ya Yesu aruta ya Abeli. Amaraso ya Yesu acecekesha andi maraso yose. Ni ibyaha byawe byaratwikiriwe. Musomera imirongo myinshi yo muri Bibiliya, nkuko iburasirazuba hitaruye iburengero bwaryo, niko yashyize kure gukiranirwa kwacu. Ndamusomera n'indi myinshi. Arambwira ati nibyo, nibi nibyo kuko n'Imana yabivuze kandi urwo rubanza nizaruca. Haleluya. Kumenya Yesu nk'umucunguzi nicyo kiruhura imitima yacu, tukamenya ko ibyaha twakoze byose, ariko ntimunyongereho bya bindi sigaye numva muri no minsi ngo nibyo dukora nibyo tuzakora. Oya, twebwe iyo twacunguwe ntidusubirayo, twimura ifishi tukajya mu gihugu gishya. Nta mwana wo mu bwami bw'Imana ujya kuvumba kwa Satani, tuba twarimutse. Niyo ukoze accident iba ari accident nyine, ariko si ibintu bigambirirwa. Amen. Kuko iyo wakijijwe ukizwa ngo tubivemo. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana no kugendera. Icya gatatu ari nacyo burya kibyara umusaruro abantu batajya bitaho, kumenya Yesu nk'umwami. Kuko iyo tuvuze ngo ubwami bw'Imana, that kingdom has a king, buriya bwami bufite umwami. Kugendana na Yesu nk'umwami, buriya ni hari ikintu nkunda, no kugenda nidunda afite Yesu nk'umwami. Haleluya. Nyankunda guca uwo mugani twawize kera. Urukwavu rwigeze gushaka kujya gusura kwa sebukwe, rusanga rukikijwe n'ibirura ahantu hose. Rwareba guca ruguru gasanga hatuye imbwa, rwareba guca hirya gasanga hatuye imbwebwe, rwareba guca hirya gasanga hatuye ingwe, rwareba guca hirya gasanga hatuye ibindi birura. Aravuga ati ntabwo nkigiye. Ariko bigejeje nijoro uratekereza, aravuga ati ariko hari hanungutse igitekerezo. Rubwira madamu ati nungutse igitekerezo, mu gitondo ndagenda. Uriyahura atoya, nzagenda kandi nzagaruka. Uragenda rukubita amavi hasi kwa ntari umwami w'ishyamba. Aravuga ati nyagasani, hari ishyano ryabaye mu ishyamba ryawe, muri buno bwami bwawe hasigaye hari ishyano, none mvuyemo ndagiye. Intare irabwira Bakame, ugiye ujyanywe n'iki? Njyanywe n'ishyano riri hano. Ni ishyano rihiri mbwira. Unambwe atoya, kereka tujyanye ukaryibonera. Rero ishyano rijyanye Bakame akavuye mu bwami bwanjye, umugaragu nka Bakame w'umujyanama wo hafi. Intare irahagurukira ijya inyuma. Bakame iragenda iravuga ati kugira ngo ibi birura byose n'imbwa n'imbwebwe n'impyisi n'ibindi bincikeho, reka mbanze njye kubisuhuza. Iranyarutse imbere kwa mpyisi, ataho kwa mpyisi mwaramutse. Mpyisi urabona Bakame isigaye yizana ikaza gusuhuza. Bwira umugore ati bushyizeho inkono ngiye kuzana lunch. Igiye gutimbira ngo ifate, ibone intare ihagaze inyuma ya Bakame. Ati Bakame mwaramutse neza? Ati nyagasani mwami w'ishyamba se. Ati ngwe muvuga iki? Ingwe yeguye umutwe, ibone intare irahari. Iramubwira ati Bakame, tiwe na nyagasani mwami, amashyi yawe. Irazenguruka, irangije uyigeze hafi yo kwa sebukwe. Iramubwira ati nyagasani mwami, wandeka nkasuhuza kwa data bukwe watoye hano hepfo, hari n'akantu nshaka gufatayo nkaza tukagenda. Inyura yifata akantu kayigarutse. Iramubwira ati nyagasani wabibonye ibisigaye biba hano? Ntugire ngo nuko uhari, muri iyi minsi iyo nyuze hano mu ishyamba inyamaswa zose zisigaye zikora biriya. Ntareresha Bakame, amanyanga yawe ndakuzi. Ati imbere tugende, ujye ukoma amashyi, izindi nizigukomera amashyi uzabuhirwa.
ariko ibyo sha ndinde kukubwira iyo uherekejwe n'umwami nyirishyamba, iyo ugendana na Yesu, niyo mpamvu yarabwiye ngo mbahaye ubutware bwose, amadayimoni yose n'ibindi byose nibibabona, ufite ikimenyetso cyanjye. Muri buka hari umuntu Paulo yagiye muri Efeso akajya abwira amadayimoni ati we dayimoni vamo, amadayimoni akiruka, dayimoni vamo. Hanyuma bene Sikewa badafite ikimenyetso bihangishaho ngo kujya birukana amadayimoni mu izina rya Yesu. Wo Paulo avuga abaza guhora ni dayimoni ifite experience, yanize theology. Iramubwira ngo we Paulo turamuzi na Yesu turamuzi, mwebwe muri bande ko twumva nta na power mufite, ko nta n'ikimenyetso? Uzi icyo bari babuze? Ntibigeze batwikirizwa amaraso, ntibashyizweho ikimenyetso cy'amaraso, nta power. Ngo dayimoni arabafata arabahondagura ngo bagenda bakomeretse. Iyo tugendera mu butware bwa Yesu n'amadayimoni aratwubaha. Iyo tugendera mu butware bwa Yesu, ibintu byose bigomba kumenya yuko dufite umwami uduhagarikiye. Ariko icyo mbikundira kurutaho, iyo tugendera mu butware bwa Yesu n'ibyaha biribwiriza bigahagarara. Ariko we uherekezwa na Yesu ugiye gusambana bigakunda. Mpora mbibwira abantu nkabwira ko kuki mutabyumva, kuki mutabyumva ko iyo ugendera mu butware bwa Yesu byo kumbwira ngo uracyakora ibyaha ngo ntibikunda. Jewe nacunze amafaranga atarayanjye, nayaboye abakozi benshi barimo abakobwa n'abagore kuva ndi umusore, nagiye n'ahantu hari n'igihe nazanaga amafaranga nta nuzi ko nayazanye. Hanyuma ubwo umugabo umwe yigeze kumbwira yajyaga tuvunjira amafaranga banki zitaratangira gukora, arambwira ati tujye twiyaranja nk'ucomokorere nk'ubu. Namwe se ko nshimye uzamfasha Yesu tuzamugira dute? Ariko ntugakabye gukiranuka. Ntabwo ushobora gukabya gukiranuka kuko umwami dukorera ni 100% gukiranuka. Rero ntabwo ushobora kumbwira ngo uri murakabya gukiranuka, ngo uri murakabya. Ntabwo ushobora gukabya gukiranuka. Iyi Imana ibona ari ugukabya, ntiba yaranadusabye kwihana. Iyi Imana ibona ari ugukabya, ntabwo iba yaradusabye kureka ibyaha, yari kutureka ikaducungura tukajya dukomeza tukabikora. Tugomba gukiranuka kugeza no muri detail. Mwambwiye ngo amen. Ariko ibyo bitatu rero iyo tubibwirije abantu bakabyumva bakabifata, Yesu akaba umwami. Iyo abatumye baragenda amaze kuzuka yabwiye abigishwa arabwira ngo mva nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, none mugende mumbwirire abantu bose mubahindura abigishwa banjye, nimurangiza mubabatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, nimurangiza mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose, kandi nzaba ndi kumwe namwe. Haleluya. Yaradutumye, muraza guhaguruka mu bikore. Haleluya. N'ubutware yarabuduhaye, mugende mu mbaraga nabahaye. Niyo mpamvu niho nshoreje muri Luka 24 ubwo Yesu yari amaze kuzuka, yabwiye abigishwa be arabicaza basanze mu cyumba cyo hejuru, abwira ati amahoro abe muri mwe. Muhere ku murongo wa 44 niho nsoreje, hanyuma tugasenga. Arabwira ngo maze arabwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri ibyo byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, nkunda ya magambo, nimwe bagabo b'ibyo, nitwe bagabo b'ibyo. Hanyuma arangije arababwira ngo kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Iki ni ikintu muri ino myaka yakoba Bishop, numva mu Rwanda dukunze kuvuga revival. Aha harimo principles za revival. Revival is always about Jesus. Jesus is the life. Ububyutse ni Yesu, kuko niwe utanga ubugingo, niwe bugingo. Ibimwuzuyemo nibyo yaduhaye.
revival ni ukwihana ibyaha mu izina rya Yesu kubw'amaraso ye. Revival iza ariko kugira ngo ibyo bizabe. Yesu yaravuga ati ibi byose nababwiye nabanje kubigisha teoloji hereye kuri Mose n'abahanuzi, ariko teoloji nabigishije no kunyongeraho mukaba munzi, kuko rimwe na rimwe twebwe ba evangelicals, ariko mwebwe muri Pentecostals ntabwo ngira ngo muri kategori y'aba Pentecostals, ariko namwe muproduce abafana benshi kuruta uko muproduce abakinnyi. Kuko buriya muri Pentecostal churches uzabyitegereze, ntabwo erega jewe ntabwo ndegurana mpumura abantu amaso. Niho uzasanga ba bantu bazunguza amakote, iyo uzunguje ikote abantu bakikubita hasi bahaguruka ari abafana, ntabwo bahaguruka ari abakinnyi, kuko bajya guhamagara abandi ngo muzaze murebe pastori wacu yazunguje ikote abantu baragwa. And then what? Ibisarurwa ni byinshi. Jewe nzemera yuko umwuka yamanutse umunsi zazunguza ikote byakwikubita ku bantu bagakacinga fire nkabona ibihumbi byakijijwe. Naho nabo baza baje kureba uko abantu bagwa iyo bajunguje ikote. Niba mubihakana muzaze tugendane ku isi. Jewe nagenza amahanga yose biko bikorwa ndakuzi, kandi jewe sinjye mbipinga. Ntabwo mbipinga. Nuzunguza ikote abantu bakikubita hasi, jewe ntabwo nzaza kubisesengura no kubipinga, ahubwo nzakubaza ngo ko bikubise hasi bahagurutse babyukanye iki? Ntibashobora kuba baguye nk'abaguye igicuri? Babyukanye iki? Hahindutse iki? Bahindutse bate? Babaye iki? Nibasohoka nkababona bagarukanye iminyago, nzavuga nti sawa, ngiye kujya nsengeraho bazunguza ikote abantu bakikubita hasi, kugira ndashaka ibintu bifatika. Rego iyo umuntu ashaje ubu uri hafi yo kujya gutanga raporo, ukajya ugomba rero mana nyihanganiraho gatoya, okazi yo bazajya bampa bose nzajya mbanza mbakuruguture mbabwire ko tugomba gushaka ibisarurwa kuko ni byinshi. Ariko hari ikintu tugomba kwigisha abantu kandi tukagitindaho. Ibyo Yesu yarangirijeho nibyo tugomba kugiteka ryose turangirizaho. Tugomba kuzura umwuka. Jewe mu gitondo ndagenda ninanurira imitsi yanjye yakize, hagenda ndirimba more of you, more power, more love, more of you in my life. Ndashaka kongererwa imbaraga no mu busaza bwanjye, nkasaza mfite imbaraga. Ntabwo nshaka gusaza nk'ingoroji y'icupa. Ndashaka niyo nazajya mbwiriza rimwe mu mwaka, ariko aho mbwirije bakavuga ngo ariko uriya musaza muri we harimo fire. Naba mvuga cyane, naba mvuga buhoro, ariko harimo fire, harimo umuriro. Ukajya wumva hari umuriro nawe ibintu byo kugenda. Ni mugambirire kuzura umwuka. Haleluya. Kuko umwuka wera naza ni uzemeza abantu ibyaha. Niko Yesu yatubwira ngo umwuka wera naza ni uzemeza abantu ibyaha. Ni uzenda kubyanjye akabibabwira ngo kandi muzahabwa imbaraga. Izo mbaraga turazishaka. Haleluya. Bishop, ngiye gusenga, nawe uze kuza usozereho wongereho akawe ko bishop. Ibyo ndiwe nashigaje inyuma nawe byongereho. Muhaguruke dusenge. Muhaguruke dusenge, turasengera ku bintu bigeze kuri, ariko reka ngabanye ntaza kubirya byose aga. Oya, ni ikibazo cy'umwanya se. Hari igihe umuntu asenga ukabaza none ko numva ibintu byose bimaze bigenda za gusengera iki. Reka mbereke. Reka mbanze nsengera abantu. Sibyo, twese turi hano kandi ntihagire uwikuramo, nanjye ndimo. Sibyo, buri wese uri hano ubanze wibaze ngo ariko ko turimo kuvuga great harvest, witeguye kuba umusaruzi? Kuko abantu bamwe bakunda kuza hano kuko hano hararyoha, hano haragaragara. Nkunda no kubihana aba basore, mumbabarire nimbivuga ntimundakarire, kandi munandakarire nabwo ntibizambuza gusaza neza. Hari abasore benshi njya kubwiriza mu giterane bakaza bagasirimba, bamara gusirimba bakigira hanze, nkabwira ntibariye ntibazi ibyo warimo, ntimuzongere gusohoka. Nyina ko mwebwe ntimwasohotse, reka niko kuvuga ngo ntimuzongere gusohoka kandi mutasohotse. Ntimuzasohoke bagiye kubwiriza. Jya uririmbishe hano, usirimbe, nurangiza wicare nk'abandi wumva ubutumwa, nibasenga nibarangiza nawe utahane n'abandi. Naho ubundi ubwo waje kuririmba, ntabwo waje gukora umurimo w'Imana.
ndagira ngo buri muntu wese urimo hano tumaze guterana nyuma y'icyo giterane mwamazemo icyumweru cya Great Harvest ubwira Imana ngo Mana mpindura umusaruzi. Nta kindi ubwira Imana ngo Mana mpindura umusaruzi, kandi buri munsi ujye ubisengeraho kuko Imana izabikora. Icyo uhaye Imana nikikoresha. Iyo ubwiye Imana ngo Mana uyu munsi ngiye ku kazi, uyobora intambwe zanjye ku bantu ushaka kugeraho, kandi uze kumpa amagambo akwiriye kugira ngo bakumenye, izabikora kuko ifite inyungu y'uko ubikora. Niyo waba ugira n'ubwoba, niyo waba ugira n'isoni, wowe ujye wicara ubwira Imana ngo Mana ariko ubundi nakwifuje kugukorera, ariko yewe ngira amasoni isoni, azagushiramo. Izajya igukoresha kandi n'isoni uzifite kuko irashaka kugukoresha, nicyo yakuremeye. Sibyo? Reka tubanze dusengere kuri icyo ngo Mana ungire umusaruzi. Kandi ntaba ari twebwe twenyine. Yesu yabwiye abigishwa ngo musenge mubwire nyiri bisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Icya kabiri turi busengere, Bishop waze kuza asengere kuzura umwuka n'ibindi byose Imana iri bumuhe. Ndafata bibiri. Turasengera abanyabyaha, turirira abanyabyaha. Uyu mujyi urimo abanyabyaha, bize n'abatarize, abakize n'abakennye, abatuye heza n'abatuye mu manegeka, ariko urimo abanyabyaha. Abo ni Imana yadutumyeho kandi bararimbuka. Dusenge Imana ngo ibagenderere muri ino myaka turimo. Habakuki yarasenze aravuga ngo Mana mbabarira, indi mpora ngusaba uhembura umurimo wawe, kandi muri ino myaka turimo ubunyereke uhembutse. Reka dusenge nkawe. Amen. Zamura ijwi ryawe ahuri. Turagushimye Mana yacu. Turi imbere yawe kuri uyu munsi, turimo kwiga aya magambo aduhamagarira kuba abasaruzi. Urabizi Mwami Yesu, kenshi twebwe turabyibagirwa, kenshi turarangara kuko tuba dufite ibindi turimo, tuba dufite ibindi bidutwaye. Ariko uyu mugoroba Mwami turibukijwe, turahuguwe, turahamagawe ngo duhinduke abasaruzi. Urebe buri muntu wese uri muri iri teraniro mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Buri muntu wese mu kigero cye, buri muntu wese aho yirirwa, buri muntu wese aho yiga, buri muntu wese aho akora, buri muntu wese aho aba, umuhumura amaso, kuko niko Mwami Yesu yavuze ngo mwe ubura amaso murebe, ibisarurwa ni byinshi, ngo imirimo ireze yo gusarurwa. Uwo uduhe kubura amaso, uduhe kubona abantu hirya no hino, uduhe kubabona aho tugenda mu mabisi, uduhe kubabona aho tugenda mu mihanda, uduhe kubabona aho tugenda mu masoko, uduhe kubabona aho tugenda mu mabanke, uduhe kubabona aho tugenda mu mashuri, uduhe kubabona aho tugenda mu kazi, uduhe kubabona aho duturanye mu ngo, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Buri muntu wese umwambika imbaraga kugira ngo muri ino myaka turimo duhinduka abasaruzi. Mwami Yesu, waduhaye amasezerano akomeye, waratubwiye ngo bazaba barahindukirije benshi kugukiranuka, ngo mu ijuru bazarabagirana nk'inyenyeri. Mwami Yesu, waratubwiye ngo uzanga kumpamya imbere y'abantu, nanjye zagira isoni zo kumpamya imbere ya data n'abamarayika. Kandi Mwami Yesu, waratubwiye ngo ndabatumye ngo mugende, ndabatumye mugende mubwiriza abantu ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Wumve gusenga tugusenga uyu munsi Mwami. Bamwe dushobora gutanga impamvu tukavuga yuko tutazi kuvuga, abandi dushobora gutanga impamvu tukavuga yuko tutatinyuka, abariko waratubwiye ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Genderera buri muntu wese, ukureho impamvu zose, ukureho urwitwazo rwose, kuko buri mukecuru urimo hano afite abakecuru bangana, buri mugore urimo hano afite abagore bagendana, afite abagore bakorana, afite abagore babana. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, buri musoro uri hano afite urundi rubyiruko ahura narwo buri munsi, buri mugabo urimo hano afite abandi bagabo ahura nabo. Buri wese waramutumye aho wamwohereje. None turasenza uyu munsi utwambike imbaraga, utwambike uwo mutima, utwambike ubwo bushake kugira ngo tujye gushaka abazimiye Mwami. Wumve gusenga tugusenga kuri uyu mugoroba, reka imbaraga zawe zituzeho kugira ngo dushobore gusoza uwo murimo. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, urabireba uyu mujyi wuzuye abantu, iki gihugu cyuzuye abantu, niyo twakirangiza ibihugu bidukikije. Waratubwiye ngo mujyi Yerusalemu nimuhava mujyi Yudaya, abo muvuga ururimi rumwe nimurangiza mujyi Samariya, abo mudahuje umuco nimurangiza mujye ku mpera y'isi. Mana, aho hose urahadutuma. Turasenga ngo uyu munsi Mwami ubirebe ubyumve, urebe ukuntu abantu bari
barimo kurimbuka, bararimbukira mu byaha, bararimbukira mu buhakanyi. Abantu batangiye kuzana inyigisho z'uko utagikenewe, yuko ntacyo kimaze. Mwami turasenga, abo barimo bararimbukira mu buhakanyi, turasenga ngo imbaraga zawe zimanuke muri iyi minsi, tubona abantu bahumuka, muri ino minsi tubona abantu bava muri ubwo bujiji, muri ino minsi tubona abantu bava muri ibyo bitotsi. Imbaraga zawe zikora umurimo Mwami, uhembura umurimo wawe muri iyi minsi. Abantu bararimbukira mu busambanyi, abantu bararimbukira mu businzi, abantu bararimbukira mu busambo, abantu bararimbukira mu bujura, abantu bararimbukira mu byaha by'uburyo bwose. None turagusaba Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV.